Okay, tukaba dutangiye tubasura cyane kuri ya chanyu nziza Habi GD Nduba TV. Tukaba tuba niba ukunda iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, nta kindi wakora uretse gukora subscribe, ugakora share, ukareba n'izi video ndetse ukifuza ko zagera ku bantu benshi. Murakoze rero kadutangire tudatinze. Iyo ni channel yacu dukunda Habi GD Nduba TV hero cyangwa se muraho. Twikomereze kabiri. Ginaiden ni ugusuzuma umubwira uti mwaramutse rwose, mwaramutse neza. Ginaiden cyangwa se mu cyongereza ukamubwira uti good morning. Reka twikomereze tujye kuri akshara, ni ukubwira umuntu uti rwose good evening, umugoroba mwiza. Twikomereze tujye kuri Retifen umubwira uti please hangane, please. Noneho warangiza ugahita wigira kuri Teshekir Ederimo, kubwira umuti urakoze rwose, urakoze nyamuneka. Buriya umuntu yagukoreye neza uramushimira, ukamubwira uti Teshekir Ederimo ni ukubwira umuti murakoze, thank you. Reka tujye kuri muri hangana gato, hari nanditse ta nanditse ra ni ta, kuko iyo turimo kubwira umuntu twemeza tubwira umuntu uti yego, turavuga ngo evet tuba turi kuvuga tuti yes, yego. Ariko iyo tuvuze tuti haya tuba turi kubwira umuntu tuti no, oya. Reka twikomereze tujye kuri number 8, aho tuvuga tuti afedariziness, uri kubwira umuntu uti I am sorry. Afedariziness uri kubwira umuntu uti I'm sorry, mbabarire. Cyangwa se ukaba wakuvugira uti pardon, babarira. Banyarwanda turabakunda cyane. Iyi gahunda twabazaniye niri mu ntego z'igihugu cyacu, ko dukeneye ko igihugu nkanjye ndi umunyarwanda, nifuza ko abanyarwanda bose batembera isi yose nta hantu, nta kibazo na kimwe mu rurimi, bahuza n'aho basanze nk'aho ari abavandimwe. Kurikira iyi channel kandi uyifashe no kumenyekana ahantu hose. Ubwire bagenzi bawe bayikurikire, kuko iyi channel irimo iracaho ibintu by'agaciro kanini cyane, gakomeye cyane. Irimo iracaho indimi zose ushobora kwifashisha ku isi yose, kandi namwe murabibona, niba ujyaho urabibona. Rero reka twe kubatindira tubicisha amasiko, amagambo ntabwo ajya ashira ivuga. Reka twikomeze tujye ku number 9. Ushobora kubwira umuntu uti pardone, I am sorry, babarira. Cyangwa se ukaba wabwira umuntu uti anilamadim, ubwo ni cyagiye ibintu utegeze utari wagize gute wabisobanukiwe, mwavuganaga ariko ntibigeze ubyumva, uramubwira uti anilamadim, I didn't understand, ntago nabisobanukiwe. Urumva? Nguko twikomereje turajya kuri 11, twivugira tuti yardim edini, uri kubwira uti mfasha, ubufasha. Yardim edine, uri kubwira uti yardim edini, uri kubwira uti mfasha, ubufasha. Rero tujya iyo dukunda kwivugira ngo nerede. Iyo tuvuze ngo nerede ni hehe, nerede ukavuga ikintu ugashyiraho nerede. Tuvalet nerede no kubwira umuti tuwarete iherereye hehe. Tuvalet nerede no kubwira umuti tuwarete irihe. Ariko nshobora no kubwira umuntu nkamugani cafe nerede, icyayi kirihe, cafe nerede. N'ibindi byinshi cyane ugenda wongeraho nerede, ugenda wongeraho nerede ushaka kuvuga ngo yehe. Cafe nerede, tuvalet nerede. Toilet irihe, where is the toilet, cyangwa ukavuga where is the coffee. Cafe nerede. Hanyuma twikomeze kuri 14, bunakadar. Mwabyumvise ko byatangiye kuryoha. Bunakadar, how much is this? Hey, how much is this? Ubwo uri kubwira umuntu uti nangahe kigura. Bageze mu isoko cyangwa ugiye gufata ikintu cyo kurya, uramubwira uti bunakadar, how much is this? Kigura ngahe? Su, wenda n'amazi. Water, yemek, food, ni ibiryo. None kubaza uti
how much is this? Su, haya mazi nangahe? How much is this? Yemek. Urumva yemek ni mvuga nge yemek mba ndi kuvuga food, ibiryo. Nakwivugira su nkaba ndi kuvuga amazi, water. Ubwo rero niba bunakadar su, amazi nangahe? Bunakadar yemek, ibiryo nangahe? Ese aho nta urumva utakora urugendo ukabasha kwishakira icyo kurya muri resitora zaho? Reka dukomeze cyane, ntabwo dutinda. Twe dufite gahunda ifatika cyane. Benim Adim Joda, nge nitwa Joda. Urabona hagana hasi handitse Adinizne. Tubaza witwa nde? Adinizne, what's your name? Witwa nde? Nanjye nkasubiza ati Benim Adim Jandodiye. Ubwo se biba byabaye witwa nde akaba aramenye. Adinizne ahita tamusubiza ati Benim Adim Joda. Joda ubwo ni 17 twavugaga. Reka gire kuri 18. Guresirush ni nko kubwira umuntu uti tuzabonane. Uramusezeye, mwari muri kumwe, none urangije uranamusezeye. Gereshirus ni kubwira uti see you, bye, urabeho. Kai bardum nayobye. Aho yanakuyobora uramutse wayobye koko. Murumva ko gahunda turayifite. Nari ndi kubwira Adnizne, witwa nde? What's your name? Nkahita mvuga ni Benim Adim Joda, ngiye nitwa Joda. Nkahita nkomeza Gereshirus, tuzasubire. Cyangwa se ukawanda ukivugira uti Kai bardum. Ngira ngo murumva ko gahunda tuyifite. Turabazengurutsa igihugu, turabazengurutsa isi, turabazengurutsa umugabane wa Afurika, ahantu hose turi tayari, dufite gahunda, turacyaye cyane, twaje tuje. Benim Adim Joda, my name is Joda, nitwa Joda. Gereshirus ni ukubwira uti see you, Gereshirus, see you, bye. Ariko ni mubwira nti Kai bardum, uzahita umenya uti I'm lost, nayobye. Uhita unyobora, ahita kuyobora, akubaza aho ugiye. Mwamaze kugenda mubibona imbere hose ko twagiye tubikora. None numara kumubwira aho ugiye, arakubwira nerede, ukongeraho nerede. Ari bukubaza akoresha nerede, akubaza hehe. Nerede, cafe nerede, tunavuga tuti wenda tuvaleti nerede. Ibyo ngira ngo mwabonye. Hanyuma nuko nguko dushimira abantu bakoze subscribe mu mutera inkunga iyi channel. Yifite kamaro, nutarabibona ndakeka abibona mu gihe kiri imbere initagirira amaro. Rero yishyigikiye. Hari ikintu nababwira abantu badukurikira kuri iyi channel Habi GD Nduba TV. Ikintu cy'ingenzi ngiye kubabwira, umuntu wese akore subscribe kubera inyungu z'umuryango wose nyarwanda. Turabashyigikiye, twebwe dufite icyo dushaka kubakorera, muzakibona. Mugumize mudushyigikire, hanyuma none natwe tubone umwanya uhagije, tubone ko muturi inyuma gusa, ubundi dukora ibikorwa bikomeye kandi muzabyishimira. Ahangaha turazenguruka isi yose. Nushaka ujye muri comment utubwire uti ndashaka kwiga ururimi runuru, hanyuma turakwereka, birakugera vuba cyane. Hari nk'abantu bansabye igifaransa ndakivuga. Je peux parler français.